umutima ubukubwira ngo bihunge cyangwa bitoroke, ariko hakagira undi mutima ukubwira ngo bizashira. Ewe mana ngwino mbane nkundura kubitutababarira rimwe na rimwe nkayabura nkajyamo amadeni nk'abantu mwe ntako ntagize ntako mutagize mwaramfashije, ariko nanone bigeze ahantu bisaba ko mwongera mugahaguruka mukabifata nko ku munsi wa mbere mwabyumvisha mukadufasha. Ibigeragezo biri mwisi akarengane kari mwisi kuburara ukabwira ugashakisha ugashobera abandi barya bagasigaza birababaje mana we kubitutababaza zo kubwira abantu ngo nimudufashe. Nta nzego ntatakambiye cyo koza keretse inzego za leta, nta rwego rwa leta rw'igihugu ruragira icyo rumfasha cyangwa ngo rumbwira, wenda bitewe nuko ibintu biba bimeze. Nta muntu nirirwa nsabiriza abaturage, ndasaba nirirwa nshima abarundi, nirirwa mvuga ko bangiriye neza, ariko nta marira ibyo ngerageje gukora binca mu myanya y'intoki, nabona amafaranga akanca mu myanya y'intoki, nabaza babibonye bakambwira ko ari inyatsi, nabaza aho zaturutse bati ni karande zo mu miryango iyo kubitutababarira. Yewe mana ngwino mbane nkundura kubitutababarira, kubitira inyatsi na karande kubitutababarira, izo zaranzengereje kubitutababarira. Kuba mbi ntigikwiye kuba icumbi, hadutse ibinyirukankana, haje bifunga amayira, haje indwara zidakira, haje ibizana ibyorezo, iyo narira nkahogara sinabona ungirira impuhwe. Umubabaro wanjye ni wowe warindiriye, ijuru ryanjye rito ni wowe urifite mu kiganza. Umubabaro wanjye ni wowe warindiriye, ijuru ryanjye rito ni wowe urifite mu kiganza.
wanjye ni wowe warindiriye ijuru ryanjye rito ni wowe urifite mu kiganza umubabaro wanjye ni wowe warindiriye ijuru ryanjye rito ni wowe urifite mu kiganza. Murakoze cyane. Arakoze cyane. Vuga ngo Imana ikubite.